Yakobo ntabwo ari intumwa ya Yesu mvugaho. Hari amadini yemera yuko nyuma yuko Yesu avutse muri Mariya nta wundi mwana yabyaye, kandi hari abantu benshi cyane, amamiliyoni menshi y'abantu abyemera gutyo. Kandi mu by'ukuri muri Bibiliya bakavuga ngo nyuma yuko Yesu avutse hari abandi bana Mariya yabyaranye na Yosefu, harimo n'uwo Yakobo ndakeka hari niba nibeshye. Wabanza wenda ukabigira kire abantu bakabanza bakabyumva yuko hari abandi bana, kuko ndabizi mu bantu bazabyumva ari abantu wenda cyane cyane nk'abakatolike barabizi ko bemera yuko Bikira Mariya nyine ari yapfuye hari isugi, niko babitekereza. Ubundi icyashushanyaga itorero ry'Ituatire ariyo Catholicisme, hafi kuko iryo zina ryavutse muri 380 nyuma ya Yesu Kristo, igihe Jerome wanditse ahindura Bibiliya ya Vulgate ayikura mu Giheburayo arishira mu Kilatini, yari yamamaye cyane. Ni ijambo Gatolika ryavutse muri 380. Ariko ko ryari idini ni itorero rishingiye ku mihango, ryaje guhinduka kidini ku ikintu kizanye imihango gihinduka idini ndigikomeza wa muco w'inzira y'itorero. Niho noneho bakoze ikintu cyitwa nkuko tuvuga ngo theology, tukavuga ngo Christology. Theology ni inyigisho zishingiye ku Mana, Christology ni kuri Yesu, Pneumatology ni ku Mwuka Wera, Anthropology ni ku muntu, noneho Hamartology ni ku cyaha, Soteriology ni ku gakiza, Ecclesiology ni ku itorero, Eschatology ni inyigisho z'imisi y'imperuka, ariko hakaba na Bibliology ku byanditswe byera. Barongera baravuga ngo ntabwo ari izo doctrine 10 zibumbye inyigisho nziba, ngo ahubwo hariho na Mariology. Mariology ni ubumana bwo muri Mariya. Bavuga ko ntabwo ikintu cyabyaye Imana cyaba kitagira ubumana. Ni ukuvuga ngo ntabwo Mariya Yesu yari kugira icyaha yabyarwa n'ufite umubiri, ariko imbuto yarimo kugira ngo Yesu azavuka atagira icyaha yari y'Umwuka we. Izo mpamvu bavuga ngo ni umwana w'Imana. None se abamwemeye bose bakizera izina rye mu buryo bw'umwuka nabo ni abana b'Imana. Ariko Yesu Kristo wenyine niwe yari ufite akamero k'Imana, ariko kwicisha bugufi bituma agira akamero ko mugaragu w'umuntu. Noneho hariya Mariya we ntiyambaye ubumana, ntawe yabwambariye kuba atacunguye. Kandi Mariya wapfuye muri 59, yapfutse muri 27 imbere ya Yesu, apfa muri 59 nyuma ya Yesu, ntabwo yazutse. Nese pastor, umuntu ukora neza akaba ari umugwa neza, agira neza pe, ariko atarigeze yakira Yesu nk'umwami, atarigeze akizwa. Yego. Iyo mirimo ye nta kamaro izamugirira, nta kamaro ku isi. Oya mu muzuko, oya azazuka se ku muzuko wa mbere, kandi atarigeze yihana. Abari muri Kristo Yesu niwe batazacirwaho iteka. Yakora neza ku nyungu y'isi bikaba nka investissement. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga guhesha imigisha kurusha guhabwa. Uhereza wese araherezwa, ariko ntabwo guhereza bikwesha kumenya Yesu ngo ubone inzira, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wagize neza Imana iraguha ubutunzi bw'isi, ko ntabwo izemera kukena abandi babiryaho. None se wa muntu wagize neza, tuvuge wenda umuntu amaze kugira imyaka nka 40 nibwo akijijwe, ariko guhera ku mwaka wa mbere yagiraga neza, ubwo ya mirimo yagize neza atari yakizwe, izahabwa agaciro namara gukizwa. Oya nuvuga ngo wakijijwe none n'uwakijijwe muri 70 n'uwakijijwe muri 90 bazahabwa ingororano zingana niba barakiranukiye Imana. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubasuhuza n'ubundi bakunzi ba gusenga everyday nk'ibisanzwe. N'ubundi ni pasteri ugiye kongera kutwigisha amwe mu magambo atandukanye y'Imana ajya duhugura mu bintu bitandukanye, ibyo abantu baba barigishije, ibyo nawe kuko ni docteri mu myobokamana arabizi cyane. Niyo mpamvu mu mpuguro agiye kuduhereza ndagira ngo musabe imbere ko dusengera arabanza nyine n'ubundi yivuge na titreze abanza zivuge, kubera yuko nibyo nkunda kuvuga, hari abantu bashyashya baba baje badasanzwe bamenyereye ngo gusenga everyday kora gute, cyane ko muri iki gihe iri kwamamara cyane bitewe n'ubuhanuzi bugenda bunyuraho butandukanye. Abo bantu bashyashya ndagira ngo bibwire udusengere ubundi dutangire twanzika. Murakoze cyane.
Imana ibaho umugisha. Ni Dr. Pasteur Mpazibirego Pierre ugiye kubagezaho ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza kudukurikira kuri channel ya Gusenga Everyday. Ndumva ni karibu noneho banza dusengere nkuko channel yacu yitwa Gusenga Everyday, n'ubundi ugiye kudusengera uhite unatangira bitewe n'ikigisho duteguriye. Yaho tuza kugira ikibazo turaza kugenda tubaza tubariza n'abandi bantu baba bakurikiye. Imana turagushimiye, turaguhimbajigeze neza, uracakomeza kutwambika imbaraga kugira ngo dusangize ibyanditswe byera bene data abareturaye atandukanye mu mahanga yose, kugira ngo twamamaze ishimwe ryawe. Reka ijambo ryawe ritubere umutsima utera imbaraga, reka ijambo ryawe ritubere imbuto itabora, reka ijambo ryawe ritubere ibyo kurya by'ubugingo, kugira ngo abo dusangiza bose uyu munsi wa none bashe guhemburwa naryo hirya no hino, abatuye ahatandukanye bose buri wese ahagurukire kugira ngo yamamaze iryo shimwe kandi arigeze ku bandi. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumbaze imbere y'abahamya benshi ubigeze kubo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Nico dushaka kugira ngo abatwumva bose bashe kubigeza ku bandi, ye kububwiru ahubwo ijambo rye risakare mu mahanga yose. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana risobanura gukora neza. Tugiye gusoma muri Yakobo igice cya 4 umurongo wa 17 twunguko avuga. Urwandiko rwa Yakobo yarwandikiye itorero, ariko mu bice by'umurongo wa 17 aravuga ati nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha, ukaba ubizi ko gukora neza bibaho, ukaba ubizi kandi ntiyabirwa koko, ukaba ubizi ko gukora neza biba ariko ntubikore niho bwo bikubera icyaha. Ahangaha turareba ese gukora neza ni iki, abantu babyibazaho. Ariko turabanza kuganira ibyo Yakobo yabashije gukora. Yakobo ntabwo ari intumwa ya Yesu mvugaho. Yakobo ntabwo, kuko mu ntumwa za Yesu ari ba Yakobo babiri, hari mwene Zebedayo na mwene Arufayo bari intumwa za Yesu, ariko se wanditse urwandiko. Uyu Yakobo ni mwene se wa Yesu Kristo, sina Yakobo se wa Yuda bita Tadeyo w'intumwa. Uko dufite Yakobo mwene Zebedayo, mwene se Yohana, tukagira Yakobo mwene Arufayo, tukagira Yakobo se wa Yuda. Uyu turaganiraho ni Yakobo mwene se wa Yesu, umwe muri ba bene sukari bane baganiraga muri Matayo 13 umurongo waho wa 55 bavuga ngo hari Yakobo, hakaba Simoni, hakaba Yuda, hakaba n'uwasigaranye izina rya se Yosefu, bene Yosefu noneho bakaba bene se wa Yesu. Bavutse Yesu amaze gucuka, havutse abahungu bane bavuga n'abakobwa, ndetse bari baturanye n'ababivugaga, banavuga batese ntitubazi. Yakobo rero mwene se wa Yesu ni wanditse urwandiko rwa Yakobo, atandukanye na mwene Zebedayo. Ahangaha rero batubwiye amagambo meza cyane. Yohana ubundi yari intumwa ya Yesu, ariko ikaba intumwa y'urukundo. Pawulo ari intumwa yahamagawe nyuma yo kuzamurwa kwa Yesu, ariko akaba intumwa yo kwizera. Petero yabaye intumwa ya Yesu, ariko akaba intumwa y'ibyiringiro. Yakobo rero ntabwo yabaye intumwa ya Yesu, ariko yatanze ijambo ririmo ubutumwa busa naho ari inyunganizi kuba ari abambere bahamagaye, kuko yaravuze ati ufite urukundo ntagire imirimo biba bibaye ubusa, ufite kwizera ntagire imirimo biba bibaye ubusa, ufite byiringiro bidashingiye ku mirimo biba bibaye ubusa. Waravuga rero ngo ngewe ndatanga ubutumwa bwo gushigikira imirimo. Pastor, wenda mu gihe ugiye gukomeza ndakureka ukomeze kwigisha nta kibazo, ntabwo nongera kukurogoya. Ndagira ngo aka kantu kagire clear. Hari abantu hanze aha baba bazi, hari amadini yemera yuko nyuma yuko Yesu avutse muri Mariya nta wundi mwana yabyaye, kandi hari abantu benshi cyane, amamiliyoni menshi y'abantu abyemera gutyo. Kandi mu by'ukuri muri Bibiliya bakavuga ngo nyuma yuko Yesu avutse hari abandi bana Mariya yabyaranye na Yosefu, harimo n'uwo Yakobo ndakeka hari niba nibeshye. Wabanza wenda ukabigira kiriya abantu bakabanza bakabyumva yuko hari abandi bana, kuko ndabizi mu bantu bazabyumva ari abantu wenda cyane cyane nk'abakatolike, barabizi ko bemera yuko Bikira Mariya nyine ari yapfuye hari isugi, niko babitekereza. Ubundi icyashushanyaga itorero ry'Ituatire ariyo Catholicisme, hafi kuko iryo zina ryavutse muri 380,
nyuma ya Yesu Kristo, igihe Jerome wanditse ahindura Bibiliya ya Vulgate ayikura mu Giheburayo arishira mu Kilatini, yari yamamaye cyane, ni ijambo Gatolika ryavutse muri 380. Ariko ko ryari idini ni itorero rishingiye ku mihango, ryaje guhinduka kidini, ku ikintu kizanye imihango gihinduka idini ntigikomeza wa muco w'inzira y'itorero. Niho noneho bakoze ikintu cyitwa nk'uko tuvuga ngo theology, tukavuga ngo Christology. Theology ni inyigisho zishingiye ku Mana, Christology ni kuri Yesu, Pneumatology ni ku Mwuka Wera, Anthropology ni ku muntu, noneho Hamartology ni ku cyaha, Soteriology ni ku gakiza, Ecclesiology ni ku itorero, Eschatology ni inyigisho z'imisi y'imperuka, ariko hakaba na Bibliology ku byanditswe byera. Barongera baravuga ngo ntabwo ari izo doctrine 10 zibumbye inyigisho nzima, ngo ahubwo hariho na Mariology. Mariology ni ubumana bwo muri Mariya. Bavuga ko ntabwo ikintu cyabyaye Imana cyaba kitagira ubumana, ariko Mariya ntabwo ari Imana, ahubwo ni inzira Yesu yatoranije kunyuramo, nk'uko yanyuze Betaniya, nk'uko yanyuze Galilaya. Ntabwo aho Yesu yanyuze yose hahindutse Mariology cyangwa hinduke doctrine y'ukuri. Yamunyuzemo Mariya n'uhiriwe, ni umuntu Imana yatoranije, ariko ntabwo yamusigiye ubumana bwa Kristo. Ariko Yesu niyo nzira yanyuzemo. Hari icyo byashushanyaga kugira ngo mu gucungurwa kwari kwazanye Yesu Kristo amacakubiri hagati y'ibitsina ku Bayuda, abagore n'abagabo bisibangane, bigaragare ko nabo bafite uruhare kugakiza gusa. Niba Mariya Imana yaramuteguye inkinzero kugira ngo Yesu anyuremo atuvukire, kandi akavuka ruzakiza abantu b'ibyaha byabo, kandi Abayuda bakaba bataremeraga ko uruhare dufite ku Mana turunganya n'abagore, Imana agombye kubitegura kugira ngo noneho muri Kristo Yesu he kuba umugabo, he kuba n'umugore. Ubwo nuvuga ngo Mariya ni w'igiciro cyinshi kuko yabaye inzira, ariko ntabwo yambaye ubumana. Uwambaye ubumana, ufite ubumana n'umwe ni Kristo Yesu, nk'uko byanditswe mu ba Filipi igice cya 2 umurongo wa 4, aho bavuga ngo umuntu wese muri mwe ye kwizirikana ubwe, ngo ahubwo azirikane n'abandi. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo, uwo nubwo yari afite akamero k'Imana, ngo ariko ntiyatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. Uwagize akamero k'Imana muri we ni Yesu Kristo gusa. Yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100% kugira ngo abashe gucungura. Angaha rero nuvuga ngo muri Mariology nta bumana burimo, nuvuga ngo baribesha. Hariya muri Matayo 13:55 batangazwa n'ubwenge Yesu Kristo yari afite. Ntabwo Mariya yari abufite. Bavuga ko ari gusubiza ibibazo abantu bakuru kandi akabisubizanya ubwenge n'ubuhanga. Baravuga ngo uwo mwana aratangaje, si wa mwene Yosefu w'umubajira, nyina Mariya ntitumuzi, ntabwo dusanga bene se sibo bavutse nyuma ye, witwa Simoni na Yakobo na Yuda, ndetse n'uwasigaranye izina rya se ngo ridasibangana witwa Yosefu. Ntitubazi, ntiduturanye. Bashikiwe sibo ntiduturanye hariya. Ni muri Matayo 13:55. Nyuma yo gucuka kwa Yesu ro havutse abandi, ariko kugira ngo bemeze ubumana bwa Mariology, bemera ko afite imbuto y'ubumana muri we, bahakanye ko yakomeje kubisugi atigeze amenya umugabo. Nese pastor, ngiye hari ikintu mba nibaza, abantu batinyuka gukora icyo kintu bafite abantu babakurikira ndetse benshi, kandi nzi ko nabo basoma Bibiliya ibyo bintu birimo, ubwo si byaba ari ubuyobe baba bari kwigisha. None se muri Matayo igice cya 18 bavuga uko Mariya yarasabwe na Yosefu, ntihavuga ngo batarabana babona afite inda. Yosefu ko yari umukiranutsi gwahitamo kumubenga rwihisha, ariko nijoro akibitekereza marayika w'umwami amugenderera mu nzozi, aravuga ngo Yosefu, Yosefu, ntutinye kurongora umugeni wawe cyangwa umugore wawe, kuko irambuti murimo ni y'Umwuka Wera. Ni ukuvuga ngo ntabwo Mariya Yesu yari kugira icyaha yabyarwa n'ufite umubiri, ariko imbuto yarimo kugira ngo Yesu azavuka atagira icyaha yari y'Umwuka Wera. Izo mpamvu bavuga ngo ni umwana w'Imana. None se abamwemeye bose bakizera izina rye mu buryo bw'umwuka, nabo n'abana b'Imana. Ariko Yesu Kristo wenyine niwe yari ufite akamero k'Imana, ariko kwicisha bugufi bituma agira akamero ko mugaragu w'umuntu. Noneho hariya Mariya we ntiyambaye ubumana, ntawe yabwambariye, kuba atacunguye.
kandi Mariya wapfuye muri 59 yavutse muri 27 imbere ya Yesu, apfa muri 59 nyuma ya Yesu, ntabwo yazutse. Yagira umwana muri we ntiyari gupfa, kandi bamwambaza nk'umuntu bazi ko wazutse uhari, bavuga ngo Bikira Mariya utarasama mu icyaha aho dusabire, ubabarira ibyaha, ubango ntibagera ku Mana utamunyuze. Niwe utuma abantu babarirwa, ni bwa bumana bavuze ngo kuko afite ubumana muri we ntabwo yigeze amenya umugabo, ariko nyuma yo gucuka kwa Yesu ndetse yakurikijeho bari abasore. Usomye hariya muri Mariko 6 banaramwangaga, ndetse na Yohana 7 baramwangaga. Yesu baza kumushaka bari kumwe na nyina, none abigisha bari ariko nyoko na bene so na bashiki baragushaka. Yaravuze ati bene mama na data, bene data bashiki banje na mama nimwe tubana mu murimo w'Imana, bariya duhuje gusa ko twavukanye ku mubiri. Ntabwo yabihakanye gusa bene data, ahubwo yaravuze ngo abo duhuje mu byo bw'umwuka nibo banje. Rero usomye Yohana igice cya 7 haravuga ngo bariya bene se barimo Yuda na Yakobo ntibamwizeraga cyane ko bamaze gucuka mu gitabo kibivuga ngo menya Bibiliya yawe, bakamwishiramo batamwishimiye, bitewe na rubanda rwababwiraga batura mukuru wanyu ntiyabyawe burya naso, ahubwo azabambura kandi azubwenge arabaruta, bituma bamwishiramo barabyimba. Yohana 7:1 kugeza ku 5 avuga ngo baramwangaga ntibamwishimiraga, ariko bari bene se, kugira ngo Imana avuga ngo na bene se ubwabo ntibamwishimiraga. Bari bahari rero. Mariya amaze gucutsa Yesu yamenyanye n'umugabo kubw'isezerano, avuga ngo ntumubyige ntumwegere kugeza igihe azabyarira umwana w'umuhungu, zamwite Yesu, ubwo ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nyuma yaho noneho ukomezanye nawe. Nukuvuga ngo Yosefu ntiyari yemereye kubana na Mariya mbere yo kuvuka kwa Yesu, ariko nyuma yaho barabanye barabyara, barororoka baragirura nk'uko Bibiliya itubwira. Ahangaha rero Yakobo ni umwene se wa Yesu uvugwa. Ntabwo arwanya urukundo rwa Yohana, ntarwanya kwizera kwa Paulo, ntarwanya ibyiringiro bya Petero, ariko aravuga ko mu rukundo mushireho imirimo, mu kwizera mushireho imirimo, mu byiringiro bishingire ku mirimo. Nanjye nshigikiye imirimo, ariko ntabwo nanze urukundo, ntabwo nanze kwizera, ntabwo nanze ibyo byiringiro bya Petero yavugaga. Aha rero aravuga ngo kuko uzi gukora neza ntabikore imbere y'icyaha. Gukora neza ni iki? Mu gice cya mbere yavuze ibyo kwihanganira ibigeragezo, mu gice cya kabiri avuga ibyo kwirinda kurobanura ku butoni mu bantu, mu gice cya gatatu avuga ibyo kushobora kujera no kurinda ururimi rw'umuntu, igice cya 4 avuga ibyo kwirinda amakimbirane n'intambara hagati y'imiryango, none igice cya 5 avuga uburyo bwiza bwo gusenga. Noneho ni yaje gukomoza aravuga ati uzi gukora neza we rero ntabikore. Ni ikibazo afite. Abantu babashije gushidikanya kuri uru rwandiko bavuga ngo ese ko Paulo yavuze ngo mu Baroma igice cya 3:28 ngo umuntu atsindishirizwa no kwizera gusa ngo atari imirimo itegetswe n'amategeko. Ariko Paulo kuri 27 hejuru igice cya 3 cy'Abaroma yavuze ko hari amategeko y'imirimo hakaba n'amategeko yo kwizera. Paulo yavuze rero ko tudatsindishirizwa n'amategeko n'imirimo itegetswe n'amategeko, ariko hari n'amategeko yo kwizera. Ahangaha baravuga ngo Yakobo kuko avuze ngo dushobora gutsindishirizwa n'imirimo, ngo ubwarwanyije Paulo ntayamurwanisha. Ahubwo Yakobo yaravuze ngo abantu bagaragaza kwizera ntiberekana igikorwa bakoze bamaze iki. Yerekana urugero rwa Aburahamu kugira ngo ahamwe neza k'intwari y'abizera nuko yemeye gutanga Isaka nk'igitambo. Noneho bigaragara ko mu gikorwa akoze kigaragaje kwizera, ariko ntabwo yagarwanyije kwizera. Yaravuze ngo kwizera kuje guherekezwa no gukora neza. Aha rero gukora neza ni iki? Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo waho wa 22 havuga imbuto z'umwuka. Haravuga ngo ngizi urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Aravanga ibimeze bityo nta tegeko ribihana.
ahangaha kugwa neza bakoresha ijambo bonte risobanura kugira neza no kugira neza no gukora neza birahwanye. Muri rambuto z'umwuka hari ukugwa neza hakaba no kugira neza bitandukanye. Kugira neza ni imbuto y'umwuka no kugwa neza ni imbuto ariko biratandukanye. Kugira neza urabaza, kugwa neza ntubaza kuko byubatse mu muntu. Nukuvuga ngo Jado bamubwiye batari umuntu imodoka igonze yaraharaguye. Twamugirira neza agatabarwa ubanza kuvuga ngo yaravuye. Uko ni ukugira neza ukamuha ariko wabaje ngo yaravuye kugira ngo wumve ko yaba yaturutse aho ukunda cyangwa aho udakunda, ariko ukamugirira neza. Icyo gihe ugize neza ubangiye kubaza uragabajya, ariko umuntu ugwa neza we bimwubatsemo aravuga ati mutabare bwangu ntabaza uwo ari we. Ahangaha rero kugira neza no gukora neza nicyo kimwe. Yakuba aravuga ngo uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ahangaha bishaka kuvuga ko gukora neza no kugira neza ari kimwe, nayo ni imbuto y'umwuka. Ahangaha ni imbuto y'umwuka, ariko ikibazo abantu bakibaza ninde utazi kugira neza. Bamwe bashobora kuvuga ati abakristo bagira neza abapagane bakagira nabi, ariko sibyo, nta muntu utazi kugira neza. Kuko muri Matayo 7:12 haravuga ngo icyo ushaka ko abantu bagukorera nawe ari cyo ukorera abandi. None umupagani se yakwifuza ko bamutuka ngo nuko ari umupagani? None se umupagani yakwishimira ko bamwirukana agiye gucumbika? Oya. Noneho rero igikorwa cyo gukora neza ntabwo kiri inyuma y'umuntu, ahubwo cyanditswe mu mutima, itegeko ryo gukora neza. Hariya muri yo Abaroma igice cya 2:15 haravuga ngo ibitekerezo nuvuga ngo bigaragaje ko imirimo itegetswe n'amategeko burya yanditswe mu mutima w'umuntu, ngo bigahamya n'imitima ihana ibabwiriza, ngo bigafatanya n'ibitekerezo byabo kubarega cyangwa kubaregura. Ibyo nibyo Imana izatangaho umugabo mu gihe cyo guciraho iteka abantu muri Yesu Kristo kuri wa munsi. Bigaragara ko itegeko ryo gukora neza ryanditswe mu mutima w'umuntu. Ukora uzbizi ro ntabikore mubera icyaha, so umukristo gusa ahubwo n'umupagana ziko kudakora neza ari bibi. Kuko nawe iyo umukoreye nabi arabibona. Nese pastor, umuntu ukora neza akaba ari umugwa neza agira neza pe, ariko atarigeze yakira Yesu nk'umwami, atarigeze akizwa, iyo mirimo ye nta kamari zamugirira, nta kamari ku isi. Oya mu muzuko, oya azazuka se ku muzuko wa mbere kandi atarigeze yihana. Abari muri Kristo Yesu niwe batazacirwaho iteka. Yakora neza ku nyungu y'isi bikaba nka investissement. Ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga guhesha imigisha kurusha guhabwa. Uhereza wese araherezwa, ariko ntabwo guhereza bikwesha kumenya Yesu ngo ubone inzira, kuko Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Wagize neza Imana iraguha ubutunzi bw'isi, ko ntabwo izemera kukena abandi babiryaho. None se wa muntu wagize neza, tuvuge umuntu amaze kugira imyaka nka 40 nibwo akijijwe, ariko guhera ku mwaka wa mbere yagiraga neza, ubwo ya mirimo yagize neza atari yakizwe, izahabwa agaciro namara gukizwa. Oya, nubango wakijwe none nuwakijwe muri 70 nuwakijwe muri 90 bazahabwa ingorano zingana niba barakiranukiye Imana. None se uribuka umutunzi yashatse kohereza abantu mu murima we. Ijambo ry'Imana riravuga ko bahagaze ku nzira bagafata abantu 12 bati tuvugane, uyu munsi murahinga muradukorera, turabahangaye ideni ariyo rimwe. Sibyo? Noneho abinjiza mu murima barahinga, saa 3 habahaje abandi ati namwe musangemwe abandi bagezemo. Saa 6 habahaje abandi ati namwe mwinjire bagezemo. Saa 9 habahaje abandi ati namwe mwinjire. Saa 11 habahaje abandi bagiye gusoza ati namwe mwinjire. Bamaze kugeramo bagikubita bakihagera hagati y'abandi, aravuga ngo igihe cyo guhemba kirageze, muhagarara. Guhemba ni saa 11. Idenariyo babandi baje mu gitondo bararakaye. Bati ntabwo tubyumva, ntabwo nahinga kuva saa 12 ngeze saa 11
undi aze saa 3 undi aze saa 6 undi aze saa 9 undi aze saa 10 ngo muduhamwe umutwara we ati none sayo twasezeranye ati niyo twasezeranye ariko twe twavunitse mwavunitse ariko mwavunitse mwabyemeye aha rero niho nshaka kuvuga ngo mu minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije byakoze n'inuma 17 umurongo wa 30 ukoze nabi ukageza ku myaka 60 ukihana uzamera nk'uwakoze neza kuva ku myaka 10 kugera ku myaka 60 niba utaratambikiriye ntabwo Imana izavuga ngo waje mbere n'uwaje nyuma wiri izareba gutungana guheruka nizo mpamvu bajambo ry'Imana bavuga ngo iherezo ry'ikintu rirushya itangiriro ryacu iyo mirimo wakoze uri umupagani rero ntabwo ku ngororano warayihawe ku isi kuko iyo watakoze uri umupagani warayishuwe ariko iby'ubugingo bitandukanye n'ibyo ibyo uzakora nyuma yaho uzabihererwa ingororano koko nukiranuka uzahererwa izuzuye ariko utabiheshejwe nuko wakoze byiza ngo bavuge ngo uriya yihanye yagiraga imirimo myiza uyihana yagiraga imirimo mibi ngo azamurusha ingororano wanje izaba aribyo abihanye bose Imana izabaha ingororano zabo. Ese ibyo bintu bitandukaniye nuko mbona amadini n'ubundi atandukanye nayo yigisha yobokamana ego asigaye ajya gutanga niba agiye gutanga n'urugero mituweli ahantu niba agiye gufasha abantu akikorera n'itangazamakuru akagenda akabyerekana ijambo ry'Imana avuga ngo ukuboko kwawe kw'iburyo ni guhereza ukw'ibumoso kwe kubimenya bisobanura ngo ntabwo wafata inkoko mu kiganza ngo itagaragara yewe n'ihene ntiwayipfunyika mu kiganza ngo itagaragara ahubwo bashatse kuvuga mu marenga ngo nukora neza ntubyamamaze uko Imana ubwayo nizahemba ntabwo ari wowe wihemba. Ikindi noneho rero imirimo yo gukiranuka imenywa n'Imana kuruta twe kuko hari abakorera neza kwigaragaza no kumenyekana abandi bagakorera neza kwindika nko kugira ngo babe nka investisseur ukorere neza kugira ngo uzanyishure cyangwa ukorere neza kugira ngo bimenyekane bicamamare. Iyo mirimo rero uba warangije kubona ingororano zawe iyo watekereje utyo. Ubwo se bya bimeze nkaho nk'ubwo nshobora kubona umuntu nkumva namugirira neza ariko nkaba nta kintu mfite cyo kumuhereza ariko mu mutima nkumva ngambiriye wamuhaye iyo nza kuba mfite amafaranga nari kumuvana hanga mu ijuru wamuhaye uzanabibonera ingororano kuko ijambo ry'Imana bavuga ngo tukibitekereza mu mutima Uwiteka arangije kumenya ikirimo. Uwiteka rero ahemba kuri iki gicerekezo cy'umutima ntakorera kuri gahunda y'ibitekerezo by'abantu. Nizo mpamvu ibitekerezo by'abantu babivuzeho ngo bigendera ku marangamutima nyine. Ayo marangamutima emotion ntabwo ari Imana igenderaho igendera kuri devotion devuye mivuye ku mutima. Icyo wakoze kivuye ku mutima nubwo waba wabuze icyo gutanga ariko ba watanze. Ahangaha rero gukora neza nta utabizi kuko twumvise ko bihamya n'imitima ihana cyangwa ikabwiriza ngo ariko gifatanya n'ibitekerezo kurega umuntu cyangwa kumuregura yerekana ko umupagani wamuhemukiye arabyumva nawe. Ahangaha rero bikagaragaza ko imirimo yo gukora neza ahubwo yanditswe muri buri mutima w'umuntu atari uko abanje kubyigisha. Ahangaha rero umuntu besha ngo namenye ko kunsambaniriza umwana ari icyaha ari uko ngiye mu rusengero kandi abapagani bafungisha babateye ibinyendera abakobwa babo ni ikinyoma. Umupagani baramwiba akaja kubafungisha abayabwiwe n'iki ko ari icyaha atageze mu rusengero. Ntabwo urusengero ari rwo rutubwira icyaha ni nko kutwibutsa ahubwo ariko umuntu muri kamere ye icababura ahubwo nukunesha ya kamere ngo ayitegeke ariko kumenya ngo iki ni kibi umuntu wese yaremanye kumenya no gutekereza no guhita amazi ikibi n'iciza. Narizo mpamvu Adamu na Eva tubiryozwa kuko yahawe gutandukanya ikibi n'iciza mu ngobyi ya Edeni yakirengaho tugahanwa bigaragara ko yakirenze hakizi. Kandi igihe Eva yaganiraga na yanzoka biragaragara ko yarabizi kuko nabwo yaravuze ngo Imana yaratubujije ahubwo Satani aramushuka aramubwira ngo ujya nuko yabonye ko nimurya kuri ico giti muragira ubwenge amaso yanyagahweza mukamera nkayo nico yashatse ko mutageraho gusa amushukisha ubwenge bw'uburiganya ariko Adamu na Eva bari bazi kibi n'iciza. Ese yari ikintu nanone wadushyiriraho umucyo kuri icyo kintu komojeho cya Adamu na Eva. Yego hari ibintu abantu bibaza bakunda
bakunda no kubiganira cyane, usasanga yaba abakijijwe yaba abadakijijwe bakunda kuganira bavuga ngo imbuto tuvuga Adamu na Eva bariye ntago ari ziriya twumva nyine bavuga kuba baratinyutse kubahuka Imana, ahubwo bavuga yuko ngo bashobora kuba ari ubusambanyi bakoze. Iyo ni sije ndende itavugirwa hagati y'ikindi cyigisho, tukamenya ngo karite iryo tunda ryari buhe bwoko, kugira ngo turimenye neza uyu munsi wa none niba twari dusanzwe turigura mu isoko turicike, kuko imbuto nyinshi ziragurishwa mu isoko cyane, ariko kugeza na n'ubu ntabwo twamenye izina ry'urwo rubuto ngo turyirinde. None abandi baba bati niba tutari twamenye izina ngo turyirinde tukaba tukigura mu isoko twaba tukirigura tutabizi. Ahangaha rero ni cyigisho kindi tuzatereta, mwabishyira muri gahunda mukazabidusobanurira bazabitereta ubutaha. Ariko ico nzi cyo kutumvira kwa Adamu na Eva nico cazanye kurimbuka kw'abantu. Ahangaha rero ikimenyetso cyo gukora neza kigaragara giti. Hariya muri Yohana igice ya mbere igice cya 3 umurongo waho wa 17 n'uwa 18 hari amagambo atubwira ngo umuntu wese yahawe ubutunzi bw'iyisi akaba afite ubutunzi bw'iyisi, inka, amamodoka, amafaranga, ariko akareba mugenzi we ko akennye akamukingira imbabazi, ngo mbese yavuga ngo urukundo rw'Imana ruri muri we ruti. Ariko ara kuri 18 avuga ngo bene data twe gukundana urumamo ku magambo no ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu kuri. Urabona gukora neza dukundane mu byo dukora, ku rurimi no mu magambo ntabwo akunda. Ahubwo umuntu ukunda ni ukunda mu byo akora, mu bikorwa atari mu magambo. Niko handitswe ari amagambo, niko handitswe dongo tugakundana mu byo dukora. Yohana rero ubutumwa bwiza igice cya 13 umurongo wa 12 bavuga ngo abahirwa ni bande, ubwo mumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Ora bivuze neza, ubwo mumenye ibyo ukabubimenye urahirwa. Nibuzi ko gufungurira mpazi birego ari byiza ukabubimenye ufunguriye, nibuzi ko kuma transport ari byiza ukabubimenye yimuye, cyangwa ubwo bita bibi ikibazo kuko biza mu bizagucira urubanza. None kubimenye uhirwa rero nubimenya akabikora. Ni kwijambo ry'Imana rivuga, ariko ubimenya ntabikore nuwo kubabarirwa. Ni kwijambo ry'Imana rivuga. Rero ubwo tumenye ibyo turahirwa niba tubikora. Ahangaha rero ikimenyetso cyo gukora neza harimo gutanga kugira ubu. Nta muntu wavuga ngo akora neza adatanga. Oya, ni ijambo ry'Imana no mu byo Imana yadukoreye harimo gutanga, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhora. Urabona ko ntacyo wakora cyiza kitarimo gutanga. No gucungurwa twahawe nuko Imana yemeye gutanga umwana w'ikinege kugira ngo uwizera wese atarimbuka, harimo gutanga. Rero nukunda mugenzi wawe rero utagize icumuha, nicyo cyambere mu mvugo y'urukundo, kuko twavuze ubushize ko imvugo y'urukundo igizwe n'ibintu bitanu. Urukundo rugizwe no gutanga, urukundo rugizwe no gushima, urukundo rugizwe no gutanga service, urukundo rugizwe no kuvugana n'umuntu, urukundo rugizwe no gukora ku muntu. Nubango ugukunda agira icyaguha, ugukunda aragushima, ugukunda aragufasha mu mirimo, ugukunda gukoraho, ugukunda arakuvugisha. Mu mvugo y'urukundo rero nuko ukunda atanga. Kubesha muri amuntu ndamukunda ntacu uramuha kandi hari ico waba ufite uri umunyabinyoma. Imana niyo yagaragaje urukundo rwayo ubwo yatangaga Yesu Kristo, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo ikigaragaza urukundo rw'Imana nuko Kristo yapfuye tukiri abanyabyaha, kubw'ubuntu bwayo iremerera tanga. Natwe rero nuko gutanga twari dukwiye kubikora, kuko uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Ahangaha rero inyungu yo gukora neza ni iyihe? Ari mu Baheburayo igice cya 6 umurongo waho wa 10 aravuga ngo ene data Imana ntikiranirwa ngo yibagirwe imirimo dukorera ku isi, kandi kuko twerekanye ko dukunda izina ryayo ubwo twakoreraga berana n'ubu tukibakorera. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe imirimo twakoreye ku isi, kuko twabyerekanye ko dukunda izina ryayo ubwo twakoreraga bera na n'ubu tukibakorera. Ni ukuvuga ngo abakoze neza bazahabwa ingororano.
imirimo yose twakoze tuzayihererwa ingororano. Kandi umubwiriza yaravuze ngo umurimo wose ukorera hano mu isi ushireho umwete. Noneho mu Baefeso igice cya 4 umurongo wa 27 na 28 haravuga ngo bene data ntimubererekere Satani, uwibaga ntiyongere kwiba, ahubwo buri wese akoreshe amaboko ye kugira ngo abone ibyo kurya asagurire n'abakene. Urumva ku byiza n'imirimo myiza irimo gukora kugira neza, irimo gukora neza. Gukora neza ni ugukora ukabona ibyo gutunga, ntusabirize kuko uri muzima ariko ugafasha n'abakene. Gukora neza rero twari dukwiye kubizirikana, ukamenya ibyo nkora ni byiza, ese nkora neza. Noneho tukabirebera hariya havuga ngo icyo ushaka ko abantu bagukorera nawe bari gukorera abantu. Icumva wifuza ko abantu bazagukorera ni iki kirahari, nta mabanga, ariko buri wese afite ibyo yifuza ko abantu bamukorera. Ngo ngaho nawe bitegura ibikorera abantu, kuko mu byifuza abantu batanga umuntu bati Imana icampa inzu, ariko mbere yo kugira ngo Imana igusubize iguhe yanzu wasabye, nuko Imana ibanza kureba niba iguhaye ebyiri wowe watanga imwe. Uko hariya muri Matayo 6 umurongo waho wa 10 aravuga ngo uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu, bisobanura ngo unkunde nk'uko nkunda abandi, unyambike nk'uko nambika abandi, ungaburire nk'uko nanjye ngaburira abandi, umpa ubuturo bwiza nk'uko nanjye mbuhesha abandi, noneho unyiteho nk'uko nanjye nita ku bandi, kandi umbabarire nk'uko nanjye mbabarira. Urumva ko biragendana. Iby'Imana ikubonamo ko washobora gukorera abandi ufite ubushobozi, nibyo usaba ikabigukorera mu munezero, kuko ibizi ko nawe atari ibyo gupfusha ubuza, ahubwo ari ibyo gukorera abandi. Urasaba rero icyo watanga. Imana ni usaba inzu uvuga utari ko Imana impaye ebyiri nanjye natanga imwe, aho ngaho Imana iranezerwa ikavuga ati uwo muntu afite umutima nyine nayo ibonamo inyungu zayo. Nayo ibonamo inyungu zayo. Wifasha abakene harimo n'inyungu z'Imana kuko ufasha abera. Aha ngaha haravuga ngo Imana ntizayibagirwa nizo ngororano tuzahabwa, kandi buri wese ijambo ry'Imana riravuga ngo azahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, byaba byiza se cyangwa byaba bibi. Hariya ni muri Abakorinto ba mbere ibice byaho ni 10 umurongo wa 5. Buri wese azahagarara imbere y'intebe y'imanza kugira ngo ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri, ni ya mirimo. Ruvuga ngo hazaba n'urubanza ku mirimo, utsinde kuko wakoze neza uhabwe ibyiza, cyangwa se utsindwe mu rubanda kuko wakoze nabi uhabwe ibibi. Imana yacu dusange niba tuzi gukora neza tubikore, twe kubimenya ngo tubyirengagize, ahubwo niba tuzi gukora neza tubikore. Umugaragu w'Imana Yakobo mwene se wa Yesu arabati nyawuna uzi gukora neza. Nta nizo mpamvu yabikomojeho ku gice cya 1 umurongo wa 27 aravuga ngo idini ry'ukuri kandi ritunganye imbere y'Imana ni iritabara imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Idini ritunganye imbere y'Imana ni irifasha imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yawo. Urumva ni ugukora. Niko bavuze rero ngo Yakobo ashigikiye kwizera gufite imirimo, ashigikira urukundo ruherekejwe n'imirimo, ashigikira n'ibyiringiro biherekejwe n'imirimo. Imana idufashe kandi dukomeze kugira ngo kumenya gukora neza kwacu kuduheshe kubikora, maze Yesu nagaruka mu bwiza bwe azasanze twarafashije benshi kuko twakoreye abera, maze aduhembe ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo. Mana turagushimiye turaguhimbaje, izina ryawe rihabwa icubahiro ku butumwa bwiza. Uzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha, ariko twibukije bene data natwe twiyusa ubwacu, ubwo twamenye gukora neza dukwiriye kubikora. Nkuko ijambo rye rivuga ngo ubwo tumenye ibyo turahirwa niba tubikora. Ndasabye Mana ngo duhe gushira mu bikorwa ibyo twamenye, kandi ijambo rye riravuga ngo umuntu nabona mwene se ko akennye akamukingira imbabazi ngo azabesha mu rukundo rw'Imana ruri muri we rute. Reka urukundo rw'Imana rube muri twe kugira ngo tubashe gukora neza, kandi twe gukunda urumamo ku rurimi no mu magambo gusa, ahubwo dukundane mu byo dukora no mu kuri.
ngaho bara natwe komeza ijambo rye mu mitima y'abera baryumva n'abatarabyumva baryumva uyu munsi wa none kandi bahinduke mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Ni Pasteur Mpazirego Pierre bagejeje ubutumwa bwiza. Nimero ya WhatsApp 078 669 murakoze. Imana yaho mugisha wo muri mwese amen. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Niba negwa gusenga uzaneshwa. Senga.